Tubifuriza ibihe byiza rero nshuti bakunzi ba Mapendo TV, turabasuhuje kandi tubaye ikaze muri aya makuru agezweho y'uyu munsi ku itariki 4 z'ukwezi kwa 4 umwaka n'ibihumbi 2024. Birumvikana tuje muri update ariko noneho kuri channel nshya nayo ni yacu. Birumvikana ubusanzwe mumenyero kuri Solar TV ariko rwose nahanga kuri Mapendo TV ndahabaye cyane. Mu byukuri mugirira ikizere uyu muyoboro mukanda subscribe. Hanyuma kandi tuje muri update, birumvikana ni muri Kongo Kinshasa hakomeje kugenda habera byinshi bigiye bitandukanye, aho rwose M23 ndetse na Fdrl na coalition yayo birumvikana rwose bakomeje kwesurana by'umwihariko muri access zigiye zitandukanye, ari nabyo tugiye kuba tubavira imuzi n'imuzingo, by'umwihariko kuri ambush yo ku munsi w'ejo yabereye hara mu gace ka Rwindi. M23 yahakoreye udukoryo tutoroshe, dore ko rwose Fdrl na Fdrl babashe kuba bakubitwa, hanyuma hazamo Sadc nayo irakubitwa, hazamo Monisco nayo irakubitwa. Ntago bisanzwe, ni operation ugomba kuba usanga kuri Mapendo TV. Sibyo gusa turaza no kwikoza mu kibaya tubabwire imyiteguro ikomeye cyane irimo gukorwa na Fdrl ndetse na Wazalendo ariko ku bufatanye na Fdrl, aho rwose ngo bahawe ibikoresho byinshi cyane bishoboka ndetse bahabwa n'amafaranga babategura mu byukuri ngo akazi kari imbere ngo kagomba kuba gakomeye cyane kandi ngo bagomba kugakora bari motive. N'izindi axero zigiye zitandukanye yaba muri Sadc yaba no muri Minova turaza kuba dukatira tubabwira uko bihagaze maginga ya. Gusa icyo nagusaba nyamuneka wowe utwumvise ari bwo bwa mbere ni kimwe gusa, no gukanda subscribe, ubundi tukajya tubana 5 kwa 5 muri buri makuru cyangwa se muri bikiganiro tubashije kuba twashyira kuri uyu muyoboro wa Mapendo TV. Yes, reka duhere muri axe ya Rwindi rero. Ku munsi w'ejo habereye icyo bita ibidanje M23 by'umwihariko irangajwe imbere n'aba bagabo dukunze gutazira ngo ni abanyadushoka, bagire batya rwose bajye hariya mu muhanda wa Kanyabayonga mu buryo bukomeye cyane. Ni misiyo y'ubwiyahuzi bakoze, barakugendera bashyiramo ikitwa ambush. Uriya muhanda Kanyabayonga rero hari aho ugera ugaca mu turu tumeze nk'udusozi, hanyuma ku buryo umuhanda kugira ngo mwumve no operation neza, Kanyabayonga ukiteye na ahantu h'ikibaya ariko hari amashyamba menshi y'ibibaya. Birumvikana imisozi yaho ntago ari myinshi cyane nkuko mubona za Masisi, umanuka gasozi kamwe ugahita uzamuka kandi. Ejo rero M23 yagiye itegera Fdrl na Fdrl bari kuri patrol muri ya muhanda wa Kanyabayonga ngo basige bakora patrol z'amanywa babaye nka UN. M23 ireba ahantu hari akantu k'agapando yigira hejuru ku mukingo, abaza umukingo murawuzi ku buryo umuhanda uca munsi, ahantu rwose aduyi atatekerezaga ko M23 yabi hari. Urumva ni misiyo yakozwe n'abasirikare b'intoranwa. Aba rero mu kuhagera M23 itangira kubarasa urufaye no kubezamwe amakompora. Birumvikana bari ku mutwe, bari rukanga hara muri Kanyabayonga, birukangira muri Sadc bavuga bati M23 isigaranye abantu bacu, muze muduhe musahada tujye kurira mu byukuri ko twabasha kuba mu byukuri twababohoza. Kuko impamvu bagiye gutabaza Sadc na Monisco nuko babonaga ahantu M23 yaje kubategera bidasanzwe, akavuga bati irajya kugera yigera twayihabije twayifashe, ati hariya ni murenewo zacu tugiye kubakurikirana n'ibifaru, tubakurikirana n'izi mbona za ziba zigenze kuri za twa tumodoka twa defender cyangwa se twa randikuruza, ati byibuze natwe tugire abo dusigaranamo cyangwa se turebe ko twabohoza abagenzi bacu. Fdrl na Monisco ndetse na Monisco na Sadc na Fdrl na Fdrl baramanuka rwose igihogere ngo baje kuba babohoza ingabo zabo zari zamaze kuba zanyongwa na M23 ndetse nizo batwaye ari nzima. Nk'abantu mwe ibintu byaje kuba bo baje igihe bari gutunga intoki ngo dore ahantu badutegene kuri karagasozi, kumbe M23 ikimara kubakwitira aho ngaho muri yo ambush yari yabateze, bigiye imbere my friend, basa naho bagiye bakurikiye abo ngabo bacitse bavuye no kuyihururiza, ku buryo ahubwo aho bari bahagaze bari gutunga intoki ngo dore hariya ngo niho mu byukuri ngo M23 turasiye, ngo batangira no gusheringa mu muhanda bari kuraho y'ibikompora. Kumbe M23 bayigezemo niko guhita noneho ibatsa umuriro, abantu barirukanga ibifaru biratanya. Nta bifaru byatanye mu muhanda mw'abantu mwe, habayo rwose gutabanyika kiborera cyangwa se kereya, ku buryo mu byukuri abantu bose bacitse urunugura bavuga bati
izi M23 ntago tuzazishobora no gushaka uburyo mu by'ukuri dupanga uburinzi bwa hato nato cyangwa se bukwiriye, ndetse byaba na ngombwa uyu muhanda wose tukawushiramo communication. Niyo mpamvu mu kiganiro mwumvishe twakoze kuri Solar TV, mwumvise turi kubabwira buryo ki Fdrl yakoze icyitwa za communication cyangwa se indake amatranche neza ku muhanda ameze nka bordure, kugira ngo mu by'ukuri ngo bahagikishe ko umutekano uriya muhanda ngo wizewe 100%. Ni nyuma yuko ku munsi w'ejo bari bahawe isomo bakavuga bati noneho karabaye, mureke nyamuneka turebe ko twavugutura iki kibazo umuti, iyi M23 itazongera kuza kudutegera mu ntanzi z'urugo cyangwa se mu matware yacu. Ngayo nguko ntago turamenya imibare yabashe ko bahagwa, ariko ku rundi ruhande mwebwe mudukurikira hano kuri Mapendo TV, mwebwe mudukurikira kuri Solar TV, muzajya mumenya ikijya mbere mu by'ukuri buri ko tuzanye update. Ndizera ntashidikanya ko mugomba kujya muba mu bambere mubashe kuba mwabikurikira. Yes, birumvikana, nizere ko kandi mukomeje kubana natwe mu makuru agiye atandukanye. Reka nanone tugaruke hano mu kibaya tubabwire ko mu kibaya naho rwose Fdrl yagize itya bayipangira amafaranga, bayihembye na Sadc, ndetse ariko bazanye amafaranga, ariko imodoka yaje itwaye amafaranga irimo abafande bazanye amafaranga yari iherekejwe n'indi yuzuye intwaro. Mu by'ukuri ngo babahaye ibikoresho bishya mu rwego rwo kwitegura akazi gakomeye kagiye kubera muri iki kibaya, cyangwa se ngo urugamba bagiye kurwana ntituzi ngo ruzatangira ryari, ariko Sadc barakubwira bati ikintu cyitwa urugamba vuba cyane turaza kuba twagitangije. Maginga ya rero nuko guko situation imeze, kuko mu by'ukuri mu kibaya imyitegurira nimbanije, mu gihe abandi mu by'ukuri nabo ruguriyo za rwindi bari kubakora mu nsina z'amatwi. Mu kibayaho imyiteguro naho irakomeje rwose. Ariyo mpamvu tubabwira tuti nyamuneka mugerageze mubane na Solar TV, hanyuma kandi mubane na Mapendo TV, kuko aha honyine niho ngo mugomba kujya muvana amakuru azimbye ku mugani umushinga ntahe, niho mugomba kujya muvana amakuru aremereye muri rusange. So ubu tuvugana rero nuko situation imeze yaba mu kibaya. Fdrl rumva bazaye imishoni, ndetse bakavuga ko bazigereje neza umupaka w'u Rwanda, by'umwihariko kari agace kazwe ngo ni mu Kanyanja nahitwa ku Ivubiro. Utu ni uduce twegereye umurenge wa Cyanzarwe rwose, aha ngaha turahazi cyane, ndetse naho bita ngo ni bahita ngo ikidi mu Kanyanja mu Kanyanja ku Ivubiro hari ahandi bakikara gasozi kandi bakita ngo iki. Okay, ndaza kukababwira mu makuru yacu ataha, ari icyo mukwiye kwa mwamenya nuko ari udusozi twegereye neza imipaka y'u Rwanda. So indi nkuru rero ni update nayo ishyushye cyane, n'ubundi ejo mu kibaya bararwanye aya makuru nizere ko Mapendo TV ariyo iyadondosheje bwa mbere yuko mu by'ukuri ibindi binyamakuru biza kuba biyatangaza. Mapendo TV igomba kugikugezaho inkuru ziri extraordinaire. Mu kibaya baratikuranye, ariko impamvu mwumvise bitigeze bimenyekana cyangwa ngo bivugwe, ntago barwaniye mu kibaya indani, ahubwo barwaniye aho bita Nyamishwi, twa dusozi twaza Nyamishwi. Ejo bakomaguranye, Fdrl yagize itya irigaba iramanuka rwose, ishaka kongera guturuka M23 mu Rubavu. Bakunda kubikora, ngira ngo muri uku kwezi gushize nuko nguko turimo bagerageje kwataka M23 baturutse muri tura dusozi tubiri, harimo Akanyamishwi nakitwa ngo na twa tundi tubiri twitwa ngo namabere y'inkumi. Aha rero kuko ari udusozi twegereye ikirunga cya Nyiragongo, birumvikana ko ari Fdrl iba yisunze tura duce, kuko ibivuga ati niba dukubita turakora Fdrl tujye muri pariki. Ejo rwose baje bibwanagije, baje ngo bagiye kugera kumenera cyangwa se guca muri humye witwa Ekotango hariya komanda uyoboye M23 hara muri Aksa Kibumba, basanga kumba mayira yabo yamaze kuyategura my friend. Ekotango hariya yakwica kakwemerera mwirimbi tayari nyuma yuko bamuciye muri humye incuro ebyiri. Ubu bwo rwose yaradanangiye yashize icyo bita ngo ni hajya bayita ngo yarugariye, shizeho imyugariro ikaze cyane, ku buryo uko waza umeze kose agomba kuguhereza isomo. Waza witwikira ijoro, waza kumanywa, Ekotango rura ruhande rwerekeye tura dusozi tubiri twa Nyamishwi yaradanangiye, kuko azi neza ko ariho bakunda mu by'ukuri gutunguka cyangwa se gupfumurira. Ubundi agashiduka bari kurasa za patrage hariya ku route, induru zikavuka. Avuga ati rero mu rwego kwirinda kurwana intambara za hato na hato n'abaginga, reka nshira imbaraga muri iriya axe bajye baza bakubitwe batarinjira mu baturage. Ejo bundi mwumvishe ko barashe umuturage
w'umumama waretse n'umwana. Gusa amahirwe icyo twamenye nuko yaje kuba yakira, bahise bamwihutishiriza kwa muganga baramuvura arakira, ariko urumva already aduye iri muri kara gace ntashaka kuva kwizima. Ejo rero baje bagipfupfunuka babakiriza urufaya rw'amasasu basubira mu ishyamba biruka. Induru baravuga ati batubonye. Uko niko situation imeze yahariya muri Nyamishwi. Ni M23 iri determine hariya muri iriya axe, ni FARDC na Fdrl nabo bashaka kuranga ngo barebe ko araho bamenera. Ubundi bahora iyo bari urugamba bajya barwanira hariya ngo babashaka kurekipera uriya muhanda uriya mupaka wa Kabuhanga, ngo kuko ngo bawufashe ngo babumva ko mu by'ukuri ngo imikoranire ya M23 ngo n'u Rwanda ngo itabe gikomeje kubaho. Uko niko byifashe maginga ya ibyahariya mu by'ukuri muri kara gasozi kanye muri twa dusozi twa Nyamishwi ndetse na twa dusozi tw'amabere y'inkumi nkuko batwita. Ni Fdrl yagerageje kwijajara ariko birangira bayakirije ibishirira by'amasasu isubirayo rwose izinze umunya. So reka dusimbukire muri axe ya Sadc naho ku munsi w'ejo twababwiraga ko bahadipolowinze cyangwa se bari gukomeza kurunda y'abasirikare, ndavuga kuri side ya FARDC, ariko ku rundi ruhande ku munsi w'ejo hari umumotari bishe bamwiciraho bita Sadc. Ni quartier rwose uri kwinjira za Mugunga, ni quartier rwose tumaze kumenyera ko ibera mu bwicanyi cyo kimwe nahitwa zakirijiwe. Ejo ro wazarendo zifata umumotari zishake kumwambura telefone nawe ashake kubatera amahane bahita bari mushyiramo da. FARDC nta brage bahise bamurasagwaho umumotari ukibaza bimeze bite. Nta n'uwigeze ashaka kugira ngo abashe kuba yabajyana mu butabera, nuko nkuko byarangiye. Barashe yabamwatse telefone ye arayibima. Mu kuyibima nta kindi bakoze no guhita bamushyira mu isasu mw'abantu mwe. Ibyahariya muri Kongo byo nibindi nagahuma munwa. So tuvuye muri axe rero mu by'ukuri ya Sadc birumvikana deployment ziri kuberamo. Reka none tubasubize muri rwindeho gato tubabwire ko muri iki gitondo habyukiye ikintu cyitwa sharing zikaze cyane, aho rwose noneho ngo bari gusharinga mu muhanda rwagati bavuga bati M23 itongera kuba yagarutse. Bari kurasa amakompara mu mashyamba nano bakarasa no mu muhanda. Abagabo ubwoba bwabo rwose sinzi uko bizagenda. Basigaye basharinga Kiorera, basigaye basharinga Cyenyegi, batitaye ngo bari kureba duyi cyane bari kumureba. Rwose FARDC bararasa nta mikino. Ikintu kijyanye n'amasasu baragifite ariko nta mugayo. Hanyuma kandi ku rundi ruhande M23 yo ibyo gupfa ubusa byo ntabyifite. One bullet one action, nuko nkuko biba bimeze. Ibullet imwe igomba kujyana n'igikorwa cyangwa se isasu rimwe rigomba kuba rikora n'igikorwa cyangwa se rijyana n'igikorwa. Axa Minova naho mu kanya gato twumvise amakuru ko ari kuvugira y'amakompora, ariko muri rusange ntabwo turamenye uko situation imeze, cyane ko mubizi neza ko iyo urugamba rwendereye ntabwo bwose gwita utangaza ibiri kuba biba bigoye, ahubwo drone zacu ziracyasirikira muri kiriya kirere isaha ku isaha. Tugomba kuba tubabwira ngo bimeze bite cyangwa se motokeyo ihagaze ite cyangwa se icyo bita ngo ni report ya risasi na magerui ihagaze gute. Mwabantu mwe ntago byoroshye byahariya muri Kongo Kinshasa. Ni ku rundi ruhande ariko ejo umurundi yagerageje kugaba ibitero, ariko bigera saa 6 yakubiswe ahitamo gushyira imbunda ku rutugu rwose arimanukira ritahira, kuko yarabizi neza ko mu by'ukuri atatsimbura izi ntare za Sarambwe muri rusange. Mutwemere duhinira ahangaha rero tuzaya tubakwita update birumvikana zenjya uro mubanza, ariko muna subscribing munyereke ko muri tayari cyane. Ubundi hano nge nzamba mwangira icyo bita ngo ni mahabari ya motomoto cyangwa se za nkuru z'imiriro. Mugomba kujya muzikurikira hano kuri Mapendo TV. Mbashimire cyane mwebwe mwese twabanye, tuze gusubira mu masaha ari imbere. Bye bye.